Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Ndakuramukije inshuti mukundwa mu mwami, ukurikiye ibiganiro byiza ugezwaho na Saveur Divine. Imana iguha umugisha. Ni Evangeliste Jean Pierre Mutuyemungu ukuramukije, kwifurije ibihe byiza no guhemburwa biturutse ku mwami Imana. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo nguhe ikaze muri iri jambo ry'Imana igiye kutuyobora. Dusoma mu rwandiko rwa kabiri Petero yanditse igice cya mbere umurongo wa 5. Rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice ni cya mbere umurongo wa 5. Haranditse ngo ibyaba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongeraho kubaha Imana, kubaha Imana mukongeraho gukunda bene data, gukunda bene data mukongeraho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Imana itugirire neza. Urakoze Mana yacu kubw'ijambo ryawe, hwejesha amaso y'imitima yacu tubona ibitangaza byo muri ryo, kandi rikiza imitima yacu, ritubere umucyo utumurikira mu gihe cy'umwijima, ritubere imbaraga aho tunaniwe, rituyobore mu buzima bwose kugeza ku mperuka y'ibihe, kandi rizatwinjize mu bugingo buhoraho. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha. Ni iri jambo ry'Imana dusomye rigiye kutuyobora, aho turimo twifuza ko dukwiriye kuba abanyamwete, ntituba abanyabute ku byo kumenya neza umwami wacu. Nahoze nsoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu bice 5, usangamo iryo jambo yabandikiye ku murongo wa 10. Arababwira ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Ibintu byose mu isi bikorerwa ubushakashatsi kugira ngo abantu babimenye. Ibintu byose birashakwa kandi bigasaba kubigirira umwete. Aha naho mu kumenya Imana no mu kuyikorera no mu kuyikunda dukwiye kugira umwete. Uyu mwigisha witwa Petero aratwereka ko kwizera ubwabyo bidahagije. Arunga mu rya Yakobo wavuze ngo kwizera kutagira imirimo rwose kuba gupfuye. Kwizera Kristo gusa, ibyo n'abadayimoni barabimenya. Kwizera Imana ko ari imwe rukumbi n'abadayimoni barabimenya. Ariko twebweho tubwiwe ijambo rikomeye ribwirwa ngo kwizera twongereho, tugende twongeraho. Impamvu yo kongeraho ayisobanura kuri uriya murongo twasomye wa 8. Aravuga ngo ibyo nibiba muri twe bikatugwiriramo bizatuma tutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Ndetse hepfo aravuga ngo utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri bugufi gusa. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana itugirire neza. Hanyuma rero ngiyeho ijambo tugiye kuvugaho niri rivuga ngo kwizera, ingeso nziza muzongereho kumenya. Umurongo wa 5 twasomye uravuga ngo ibyaba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera tukongereho ingeso nziza, ingeso nziza tuzongereho kumenya.
njye rero ni iryo jambo ryitwa kumenya nshaka ko twongera ku kwizera. Kumenya ubumenyi. Kumenya Imana ni ubumenyi nabwo. Nk'uko uwandikiye Abaheburayo yanditse ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya, byerekana ko no kwizera ubwabyo nabwo ni ubundi bumenyi. Hanyuma iyo twamenye kimwe cyitwa kwizera, Pawulo yabwiye Abefeso ngo dukwiye no kongeraho tugashakashaka, tugakora ubushakashatsi kugira ngo tumenye ibyo umwami ashima. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo bizaturinda kuba abanyabute, ahubwo tuzaba abanyamwete iyo twashakashatse. Iyo turimo tuvuga iby'intwari ziri muri Bibiliya zagiye zinesha, zahamijwe ku byo kwizera, byerekana ko hari ikintu bari baramenye, bari barizeye ariko bongeraho no kugira ubundi bumenyi. Nahoze ndeba muri Daniyeli igice cye cya mbere, nsanga nubwo bari abana batoya ariko hari ibintu bari baramenye, bari barizeye Imana yo mu ijuru, Imana ya Isiraheli, ariko bongeraho no kumenya iki rero? Iyo ushaka ko ubucuti bwawe burambana na mugenzi wawe, yaba uwo muzabana mu rugo nk'umugabo n'umugore, yaba inshuti, ikintu cya mbere wiga ushakashaka kumenya ibyo akunda. Ukavuga ngo mbese uyu mugenzi wanjye akunda iki, nzajya nibanda ku byo akunda. Icya kabiri ni iki yanga, ibyo yanga ni ibiki, ku buryo nimbikora azababara, ku buryo nimbikora byazana amakimbirane cyangwa bikazana gutandukana. Mbese nakora iki? Rero mu mibanire y'abantu ugenda buri munsi wiga. Hari ibyo yerura akakubwira, hari ibindi uzabona uvuze akijima, hari ibyo uzambara, hari ibyo uzakora ukabona arababaye. Ibyo bintu rero mu mibanire ntukunda kwihagararaho, ahubwo icyo gihe urabireka ugakora ibyo akunda. Nibwo umubano w'abantu ushoboka, kuko iyo umuntu akubona mu ishusho y'ibyo yishimira akunda, bimworohera kugukunda. Rero Imana yacu nayo, ibyo navugaga biherereye ku bantu, ariko reka nigarukire ku Mana yacu. Nabwo dukwiye gushishikara kumenya ibi bintu byombi bibiri, kumenya ngo Imana ikunda iki. Navuga kuri Daniyeli, yari yaramenye iby'Imana y'Abaheburayo yanga, kandi amenya n'ibyo ikunda. Imana yanga kubangikanywa n'ibindi bigirwamana, ibyo arabimenya. Amenya ko Uwiteka Imana yanga ko abantu barya ibyaterekerejwe, ibyo bintu arabimenya. Aravuga ati ntabwo nizeye gusa, ahubwo hari n'ibindi bintu nshaka. Ndashaka rero kugira ibintu nanga nkabyigomwa kubw'umwami wacu. Ndashaka kugira ngo mbabwire ko abantu bose bashaka gukurikira Kristo bakwiriye kugira ibyo bigomwa, kuko na Kristo kugira ngo aze adukunde yigwa mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ndagira ngo mbabwire ngo dukwiye gushishikara gushakashaka kumenya ibyo umwami akunda. Mbese ubwo bushakashatsi, ubwo bumenyi urabufite muri wowe? Nubugira bizatuma utaba umunyabute, kandi ntabwo uzaba nka ya mpumyi batubwiye, ahubwo uzabana n'Imana neza. Buriya nicyo cyatumye ba Henoki n'abandi bose bashimwa, nuko bagendanye n'Imana bakayinezeza. Nkwifurije umugisha w'Imana, nkwifurije kumenya Imana, ibyo ikunda ukamenya n'ibyo yanga. Ibyo yanga ukabireka, hanyuma ugakora ibyo ikunda, nawe uzagira umugisha ndetse izakwitura ubugingo buhoraho. Nagira ngo nsoze nkwifuriza umugisha w'Imana mu izina rya Yesu, amen.